muraho neza ikaze ku muyoboro mugari wa L Scholars. Nkuko mubimenyereye tubagezaho opportunities zitandukanye, haba scholarship zo kwiga mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Wowe utarakora subscribe mwibutsa gukora subscribe. Ikintu bizagufasha ni ikintu kudacikanwa n'amakuru y'ingenzi tubagezaho kandi yizewe. Ni company yo muri Canada ikorera ahantu hatandukanye mu bice bitandukanye byo muri Canada, ndetse ikaba ikorera no ku mugabane wa Amerika y'Amajyaruguru. Abantu muri interested in these jobs be available. Imbere hari steps z'ukuntu application ikorwa kugeza uko zisubmit ugategereza result izava muri application yawe. Ikindi kintu utaruzi, ese wari uzi ko iyi application kuyikora ari ubuntu? Ntabwo iyi application isaba kuba watanga amafaranga kugira ngo uyikore. Nge muri kumwe nitwa Mr Elize, company yitwa Friend gutanga opportunities atandukanye muri field zitandukanye nko muri bibone muri iyi video. Advantages zihari zikaba ari ziherero. Hari advantage yuko yubaye hired bakaguha akazi. Ikintu cya mbere bakora iyo ugiye kugerayo baguha ahantu aho kuba y'amezi 3 mu gihe uri no gukora akazi. Indi advantage nuko we na family iyo wabaye selected mujyana nawe bakaba sponsoringa bitewe na job wakozemo application. Byose murabizi mba nabisobanuye. Abantu muri bugire inyunganizi cyangwa se igitekerezo ku biganiro bitandukanye tujya tubagezaho, hari icyo mwifuza ko twazabafasha kubasobanurira cyangwa kubaguidinga, mwajya muri comment section mukandika mukatwandikira, tukaba twanoza imikorere kugira ngo mujye murushaho kwakira amakuru y'ingenzi kandi yizewe. Freen ni company yo muri Canada ikorera ndetse no muri Amerika y'Amajyaruguru, iri gutanga jobs zitandukanye for overseas applicants cyangwa se kuba international applicants, abantu baturuka mu bihugu bitandukanye badatuye muri Canada cyangwa se muri Amerika y'Amajyaruguru. Kuba overseas applicants rero tugiye kurebera hamwe iyi Freen ikora gute, ese jobs ziri available ni zihe, ni gute wakora application ndetse n'ibindi bibazo by'ingenzi ushobora kwibaza hano. Tugiye kubirebera hamwe. Aba ni bamwe mu bantu bagiye bahabwa akazi muri Freen, bagiye bavuga ibintu bitandukanye nko muri kubibona. Nimusura iyi website ya Freen naza kugenda mubibona, mumenya byinshi bitandukanye. So tudatinze rero kadukomeze na overseas applicants, turebere hamwe ese overseas applicants bimeze gute. Yashinzwe mu mwaka w'1978, itangira kugenda ikura igera ku mashami 23 muri Canada, ndetse igira n'amashami 12 muri USA. Nkuko nababwiye ko ibarizwa no muri Amerika y'Amajyaruguru, ikajya iha akazi abantu benshi cyane, abantu barenze 6,000 nkuko muri kubona hano, ndetse igasupportinga umuntu akaba yajya gukorerayo ajyanye ndetse na famiye ye. Ibyo batanga ni ibi bikurikira nkuko ngiye kubibabwira. Okay, muri hanyuma iyi Freen Group iyo iguhaye akazi, ikintu bagufasha ni ukubona work permit extension, ndetse ugahabwa na permanent residency cyangwa se icyangombwa cyo guturayo. Bakagufasha we n'umuryango wawe mukaba mwakorera ndetse mugatura muri Canada. Ikindi kintu cya kabiri bagufasha, baguha resources zigufasha kuba wabona uko aho kuba muri Canada. Ikindi cya gatatu bagufasha, batanga 3 months accommodation ukihagera mu gihe udafite amafaranga. Nuko ngo urumva iyo ukigenda ukigera ahantu utahazi udasobanukiwe ibintu byaho, ikintu bahita bagukorera cya mbere ni ukuguhereza amezi 3 y'ahantu ho kuba mu gihe ukiri gupanga ibintu ukora n'akazi kawe. Ikindi kintu cya kane hano batanga comprehensive medical and dental plan for you and your family. Batanga ibyangombwa bijyanye na medical kuri wowe cyangwa se n'umuryango wawe. Umuntu wabaye eligible for Freen Group akaba yabaye registered, bakamuhayaringa, bamwinjiza muri system ya retirement saving plan. Iyo ni systeme yo gusavinga nyine, yo gusavingira izabukuru. Ikindi nuko ikindi cyo nacyo cyanyuma, hari part tools ndetse na safety training provided. Hari amahugurwa atangwa ku muntu wabaye hired, amahugurwa yamufasha kwirinda mu bintu bitandukanye, haba ari kwirinda mu bijyanye n'impanuka zishobora kuba mu kazi cyangwa ibindi bintu bitandukanye. Nyine mbese muri make uhabwa amahugurwa yose uba ukeneye kugira ngo ube wakorera hariya Canada nta mpungenge, rwose umeze neza cyane. So nkuko muri kugenda mukomeza mubibona, Canada ifite ahantu muri Canada ifite ahantu hari strong, hakomeye, ndetse so aba skilled traders b'abakozi bayo ndetse na skills zawe hano ndetse na experience byawe birakenewe ndetse bihabwa agaciro. So abantu mukeneye gukora application mukurikirane video mwitonze, nababwiye ko ndabereka
uko application process ikorwa na CV ukeneye kurometa kugira ngo ube wategereza ngo urebe niba waba selected. So Canada ni ahantu heza cyane nk'uko mubizi, ntabwo ibyo nirwa mbibabwiraho. So abantu mukeneye gukora application kanze mbereke icyo ukeneye kugira ngo ube wakora application. Ngiye kubereka jobs ziri available mbere na mbere, then izo jobs twe twareba izo mwakoramo application bitewe n'ibintu byinshi n'ibyo wize bitandukanye. Uko muri hano munkurikire hanyuma mbereke jobs ziri available. Abantu muri interested mwe mwakohereza CV zanyu ndetse mutegereze kubona ibisubizo bizavamo. So nkuko nabibabwiye rero, reka turebere hamwe careers ziriyo ndetse arizo job opportunities zitandukanye. Reka turebe view, ushobora kujya kuri careers cyangwa ukajya kuri view open roles. Hari field roles hakaba na office roles. Izi nkuko muri kubibona, izi ni jobs ziri available. Architectural leader, akaza na za metal cap flashing journeyman, metal panel installer, glaziers, warehouse and delivery assistant. Yes, izi ni jobs zitandukanye. Abantu muri kubyumva, hari abasudira, abantu ba storing, aba store coordinator, akaza aba small engine and equipment mechanic, abantu ba mechanic, abantu ba maintenance, abantu bakora mu bijyanye n'ibisenge. Abo bantu bose batandukanye bemerewe gukora job application hano, bakaba bagerageza amahirwe yabo, ndetse n'abandi benshi batandukanye nko muri kugenda mubibona. Aba foreman, abazi gukora mu bijyanye n'ibisenge, waterproofing foreman, hano n'izindi roles zitandukanye ngiye kubereka. Mwese abantu mubona muri eligible mwakora application. So bitewe na teams ndetse na departments, hari ama jobs atandukanye. N'andi ma jobs ya automatic door technician. So nko muri kubibona, hari jobs zitandukanye. Abantu mushaka kugerageza aya mahirwe mwakora application. Kandi ikindi, ku bantu mutari gusobanukirwa neza, mwaza kujya muri comment section mukanyandikira ikibazo mwifuza gusobanukirwa, hanyuma nkabasobanurira. Haba ari igitekerezo cyangwa inyunganizi mwifuza kutugezaho, nabwo mujye muri comment hanyuma mu commenting, hanyuma tumenye ngo mushaka kumenya iki, tumafashe kumenya biruseho. Nanone kandi si ziriya jobs zonyine zihari, hano hari izindi jobs zitandukanye nkuko mukugenda mubibona, za administrator, service coordinator, accountant, account manager, kaza national service operating coordinator, sales and estimating service manager. Jobs nyinshi zigiye zitandukanye, harimo za health and safety specialist, web application developer, hakazamo n'aba IT. Hari fields zigiye zitandukanye zirimo hano zibareba cyane kuko mainly urabona ko ari result 1 in 7. So hano hari jobs nyinshi, uragenda uzibrowsing hanyuma unasearchingemo hano bitewe na hantu uri. Hari information technology and IT, ugenda urebe fields zirimo. Dore nka hari muri Mississauga, hari iyo bita web application developer, senior web application developer. So abantu mushaka gukora application nko muri kugenda mubibona muri izi fields zitandukanye, muragenda mucuzinga bitewe na department yawe ugiye urimo, then ube wagira ute kwa applying job utegereze. Hari drafting and design. So ku bantu bazi gukora design, virtual design specialist, muri Toronto niho iherereye iyi job. Nawe urazamo hano usacinge bitewe n'ahantu uri, then ube wacuzinga field yawe ubundi wa applying. So ngiye kubereka kuntu ukora application. Ikindi nababwiye ni ikintu kimwe mu bintu ugomba kwitondera hano, ugomba kuba ufite CV ikoze neza. Kandi ikindi kintu mugomba kwitondera hano, mugomba kumenya ngo ese iyi application ngiye gukora, ugomba kubanza gushaka amakuru. Aya ni amakuru mba nabashakiye, ariko amakuru yizewe. Kandi mugomba kwirinda abantu b'abascamers bashobora kwitwaza jobs openings ziri available, bababwira ngo mubahereza amafaranga. Nta mafaranga namwe yishyurwa kuri iyi job. Abantu bazaba babaha email ngo mwishyura amafaranga, cyangwa se companies zijya zitanga email ngo mwishyura amafaranga. Mujye mubanza mushishoze
mubaze amakuru yizewe kugira ngo mube muri sure y'ibintu mugiye gukora kugira ngo mutazaba scammed bitewe nuko mutamenye amakuru y'ingenzi yizewe. Anybody who has any question can go in the comment section, hanyuma akabaza ikibazo cye kikaba cyasubizwa. So dukomeje na application yacu ukuntu ikorwa, munkurikire hano mbereke kuntu application ikorwa. So tudatinze rero ngiye kuberekera kuri virtual design specialist. So ngiye gukora application kuri virtual design specialist iri located muri Toronto. Iyi tuyifunguye gutya tugiye kurebera hamwe ese batanga amafaranga ngahe, bimeze gute. So tudatinze rero urabona ko job yacu yafungutse, dore ni gutya biteye, baraduha details z'ukuntu job imeze, ni ryari, ese ni full time, ese ikorerwa on site, dore apply for this job. Hanyuma dore amafaranga range ya salary kuntu ihagaze, niyo mafaranga virtual design specialist ahembwa. Tuyashyize ahembwa amadolari ibihumbi 55, hagati y'ibihumbi 55 n'ibihumbi 60 by'amadolari. Aya mafaranga washyize mu manyarwanda na amafaranga atari make, kandi mbereke ngo na amafaranga ahe mu manyarwanda. So ufashe amadolari 55 ibihumbi 55 uko muri kuyabona ariyo salary range. Yes, ni salary range y'umuntu virtual design specialist ahembwa ku mwaka yari kora i job hariya muri Canada muri Toronto. Amadolari 55, aya mafaranga usanga angana n'amanyarwanda ageze kuri miliyoni 75 n'ibihumbi 519. Aya niyo mafaranga umuntu uri gukora akazi muri Canada ahembwa ku mwaka. Yaba yahembwe menshi, yahembwa amadolari ibihumbi 60 y'amanyamerika, ugasanga ngana n'amafaranga miliyoni 82 n'ibihumbi 385 gutyo nkuko muri kubibona by'amanyarwanda. So abantu mukeneye gukora application muri izi open jobs, mugerageza amahirwe yanyu mukore application. Ushobora gukora application uyu munsi nibikunde ukajya komeza kugerageza application, ariko hari wakora application yawe ugasanga ibaye successful. Ikintu cya mbere ni ugukora kandi ukareka ibintu by'ubute, ukapplyinga, kuko ntago amahirwe azizana ngo wicare niwicara ngo wabonye job kandi utarigeze ukora application. Kora application hanyuma utegereze result izavamo. Ikindi nko nakomeje kubibabwira, mujye mwitondera nkuko njya mbibabwira no muri video zanjye, mujye mubanza mushaka amakuru yizewe. Iyi friend company ni company yizewe, banabashakiye amakuru, namwe mujye mufata research, mukore research murebe, hanyuma mumenye ngo ibintu ngiye gukora bimeze gute. Tugendane na application process yacu. Urahita uza ujye kuri apply for this job, nuwarangiza uhakirike, numara gukirika kuri apply for this job harahita haza ahantu watacinga CV yawe. Hano niho hantu uri bwatacinge CV cyangwa se resume. Ku bantu batazi resume iri kuri standard ya Canada, resume iri kuri standard nziza ikenewe, ndaje mbereke sample y'ukuntu CV iba imeze. Muze kujya muri video description murebemo link ndaza gutangamo, muyifungure mwirefereho, mwe mwakora resume mugendeye kuri resume nabahaye. Hano urashyiramo amazina yawe yombi ari full, nurangiza nushyiremo email yawe neza na nimero yawe telefone neza uko imeze, aho uherereye ubu ngubu, company wakoreraga. Hano noneho niba ufite LinkedIn profile, uraza ushyiremo LinkedIn URL. Ku muntu ufite LinkedIn ariko ntago ari itegeko utayifite, hano ubwo urahasimbuka. Hanyuma uravuga hano bitewe na position zigiye ziri available nkuko nabibabwiye, hari iyo uri busange kuba wasubiza ibibazo bimwe na bimwe bigiye bitandukanye. So kuri iyi position, this position is not eligible for sponsorship. Iyi position twahisemo ntago iri eligible kuri sponsorship. Gusa ikintu gisabwa nuko umukandidate cyangwa se umuntu kuyapplyingira aba yemerewe, afite uburenganzira bwo gukorera muri Canada, ari legal authorized to work in Canada. Iyo ari yes uraza ugashyiraho yes, yari no wachuzinze iyi position ushyiraho no. Then hanyuma additional information ushaka guprovidinga uraza ukazitypingamo hano, bamara kuzitypinga neza
ugakora submit. Yes, ngo nababwiye uhita ukora submit. Hano nyine uraba wa-uploadinzemo CV yawe, ni ukuvuga ngo ukimara ku-uploadingamo resume yawe, amazina nk'uko ari muri resume ahita aza hano, full name zawe zitazizana hano, ukakomeza email yawe nayo yari irimo igahita iza hano, hanyuma phone number niyo winteringamo hano, ugashyiramo location niko nababwiye. Then ukimara gukora kuri submit, application yawe ikagenda dore uko bakubwira: Virtual Design Specialist Toronto on location ya Toronto, application is submitted. Murabona ko rero bitagoye gukora iyi application process. Ikintu usabwa ni gutegura CV yawe neza, irimo ukurikije instruction zose nababwiye. Nizere ko mwakurikiranye ya video y'ubushize nabahaye, irimo amategeko n'amabwiriza bigenga ku muntu ushaka gukora application y'amajobs yo hanze y'igihugu, ku buryo akora application agatanga information ze ziri butume hatariboneka ikibazo na kimwe, nkeya kandi z'ingenzi zikenewe. So thank you for watching this video. Mukomeze mukore like, share ku bantu batabonye video nabo babe bareba bamenya aya makuru y'ingenzi cyane. Kandi nshimira mwe mwese mwakoze subscribe, namwe utarayikora wayikora, tukajya tubana mu biganiro byacu bya buri munsi tugenda tubagezaho ko habonetse opportunity, haba izo kwiga hanze y'u Rwanda cyangwa se kwiga hano mu Rwanda. Ni scholarship nyinshi zitandukanye tugenda tubagezaho amakuru yazo, ndetse na jobs opportunities mainly haba mu Rwanda ndetse no hanze, nkuko mugenda mubibona abantu mudukurikirana. Thank you very much.